sheri karabe hano nari ngukumbuye nari ngukumbuye cyane maze ariko nari nateguye n'akaji hano okay kirabe yes sheri ko se cyema gake oya ntabwo ari gake karahagije ariko nubwo kiragoye keye karanjye ngo nishyura wow tumva ngo we neza ndumva meze neza nishimye ndi kumwe nawe se kurushaho kugenda ubana mwiza we sheri ugasa urukundo rwinshi hanjye kusobanura byananiye hano hari n'uturonji yego reka tubanze akaji sibyo byiza sheri nawe reka tubanze nshaka kurya ironji ndayiguha naryo ariko tubanzamo ubundi akaji bo sheri ariko nubwo turi kuganira hano mfite n'ijambo mfite ikintu nshaka kubwira kandi kashyo mfitiye se ikeke ugiye kumbwira urankunda sibyo ubwenge ariko ibyo mbikubwira kenshi sheri nawe wabimbwira kenshi ariko ntabwo ujya mbirambira ariko ufura nanone sheri ugiye kumbwira sinubwira ko nshaka ironji se ugiye kumbwira ugiye kumironji sheri sinabikoze umiriza bravo umiriza mubwire utandeba sinshaka ko ndeba sheri guhamageza ngira gutya mbese nyine nimumiriza ntabwo ndaba ndi kumva amaso yawe n'amatwi noneho birakorana gerageza ntabwo ndeba cyane ntabwo ndi kukureba ntabwo uri kundeba abareba sheri wanjye urakoze sheri ninayakubwiye numvaga ko mbeshya uri umere mi yes of course babe thank you baby honey urakoze uziko numvaga ibintu byose turimo ubu uri kumbeshya nyine ntabwo nabyizeraga sheri urakoze kumubona yes we ntabwo nakubwira uburyo urishimye ndishimye cyane sheri nicyo urega mba maranira nshaka ko wishimye wabitekereje gute se wabitekereje gute ntabwo byonyine ngutekerezaho hari n'ibindi biracyaza muri make ibyo ubona ni biki thank you too so sheri ndagushimiye kubwo kuntekerezaho rero igihe tumaze dukundana amezi 5 ni menshi igihe cyageze yuko nagushyira mu mago urabyumva ute nta kibazo nemeye impeta z'umukobwa ibindi ntabyanga sheri noneho kugira ngo uno munsi mukuru wo mu rugo tubibwire muzehe umukecuru ku itariki 16 z'uku kwezi uku nguku se ntabwo nshaka ibintu bitindanye tariki 16 z'uku kwezi babwire yuko zasaga akazi ubuse sheri ni ibyo wabibabwira cyangwa niwe wabibabwira ndagutumye telefone agatumye ndabibabwira sheri ndabikwemera ko ndi bubivuge urakoze cyane inshuti z'umuryango wa Rwema nk'uko naherekanye mbivuga mukihagera murabe igikundiro kuri twebwe kuko mu byiza mu bibi hose turababona rwose n'uyu munsi kuba mwaje kudushyigikira mu birori byacu mu birori by'umukobwa wacu rwose mwakoze cyane bakoze hanyuma rwose
tugumye dufatikanye dutegereze abashyitsi twishimye tunezerewe kandi ndumva rwose biri bugende neza. Yewe nibyo rwose umukobwa ni uwacu kandi ibintu tugomba kubigira ibyacu. Niyo mpamvu buri wese agomba kugira uburyo aparitisipa muri iki kirori kugira ngo kirusheho kugenda neza. Nkatwe famiye rwose twitabiriye kandi byaradushimishije cyane. Mukitubwira ko bagiye kuza gufata irembo twarishimye cyane. Turavuga duti ni amahirwe kuri iki gihe kubona umukobwa wawe asabwa. Ni ibintu byiza cyane kandi by'igiciro rwose. Twaranezerewe cyane. Nkanjye nka nyirasenge w'umwana rwose byankoze ku mutima. Iyo ubonye ushyingije umwana w'umukobwa aba ari amashimwe rwose. Natwe rero birashimishije koko cyane cyane ko harashize n'iminsi myinshi tutabonana. Muri iki gihe abantu basigaye bihugiraho ko iyo habonetse ibirori nk'ibi ngibi ni ukuri biradufasha tukongera tugahura n'imiryango tugasabana. Muri aka kanya rwose turishimye. byakugora ikarankamagara akavuga ati nyamara mfite ikirori bya bikabyo bya wa mukobwa we none dore rwose aratwicara ariko ku masaha ageze kure umutware wahamagaye kumva aho bageze hakurya amasaha yakuze mu kanya amaze kubahamagara. bati iki se bati bageze Bambwiye imisozi nubwo ntamenya amazina ariko bari mu nzira. oya rwose nabo bakererewe nimba imihanda yababanye mibi sinzi icyabaye ariko nimureba nabi amasaha tugerayo. Gusa bari bavuze ko bazazasanga aheze. bari batubwiye saa yine. Saa yine? none saa 11 zirageze. ariko rero kandi ntitubyirengagize n'amasaha y'abanyarwanda nuko nkuko yubakitse. batanga saa yine bakaza saa 9 ariko nta kundi turabwira tuti iki se ko ari umushyitsi twakora iki nta kindi ni ukumutegereza rwose turi hano. ariko buri wese asenga abashyika amahoro. ma uzi bibana abaye se n'urungano nyine baramamagaye bandeze nyine shiraramamagaye arambwira ngo imodoka irabapfa. bari muri nyungwe bageze muri nyungwe noneho imodoka irapfuye. nyine barambwiye ngo nitwohereze 300 noneho bahamagara uvuze 300 bohereze 300 impamvu batinze. niyo mpamvu nyine kugira ngo bategere mu kazi. None ibyo 300 ngo nibyo gukora iki ariko ntabwo uri kubyumva nyine kugira ngo bategere n'umukanishi umva umukanishi utegeka umva ababyeyi kumvikana nayo kubikora ma reka kumvikane. murabyumvise Amafaranga 300 nayumvishije tuyumvise. bishaka wowe ntabwo uri kubyumva. ibyo bintu ndumva bidasobanutse. nyine umva ariko se mwumve kidasobanutse ni iki. Ni 300 imodoka yapfuye. igura tasheri nawe jubanze yaguye iyo modoka ipfuye gute bahise bavuga igiciro ntagatari kuvuga nibyo Nabyo ariko nisheri wawe cyangwa ni babateka mu nisheri wanjye niwe ubimbwiye imodoka yaguye je bari nimero ya sheri ariko imana wakize cyaba birashoboka. njyewe mbabwire dushaka amafaranga y'ibihumbi 200. yego hako mudatuma bakaba tunyuzamo ijisho. Niba bamuhamagaye bahera ikibazo basanga bashaka no kudusuzuma ariko byanga bikunze imodoka ibapfiriyeho. Nimba ngo bari hari mwavuze ngo bari hehe? bari muri nyungwe kuvugana bakubwiraga ko bageze cyangwa se imisozi bagenda nayibuka. muri gutinda kandi ikibazo si amafaranga. Amafaranga 300 ntabwo ari menshi. yego rata anko Ntabwo ari amafaranga menshi. Njyewe ntabwo nabiteguye urumva ibyago ntibiteguza ariko njyewe 200 ngiye guhita mbitanga. anko urakoze. ishana risigaye riravuga ariko dadera yavuze ko afite 50,000. ariko muko 50 ibintu byose ma wanyumvise ntacyo ndemeranya atanga ari 50 ahubwo sasiga kajya ngo gushyingira umukobwa kubona gusenya urugo. Ntabwo ari gusenya. Oya mureke twe gutinza ibintu. Abakwe mureke bazi. Nanjye 50 asigaye ndayashyiraho pe. nukuri murakoze cyane. nukuri ndumva nibura hari ikibazo tukigeje. bashimire tuzashaka tubishyure. Oya ntabwo twishyura ibintu ni ibyacu umwana wacu nta kibazo rwose. Nukuri murakoze. Niko se muko ngora bagera bate? nukohereza kuri telefone nukohereza kuri nimero ya sheri. ukabwirwa n'iki se ko ari uyabonye? nyine amazina bariho aho nimwohereze ku bibindi bikuba birimo biramu
none se ko twemeye oya kubikora mama wigira impungenge ntugire ikibazo ni ugushima imana ko utabuze umukwe ko bari gukora n'impanuka se nimero nimero ni 078 5 ariko si bana ubundi we watuje 27 8 nizo ngizo okay amazina ajyana ni Levis okay 200 ako kubirakoze okay ntacyo ariko none turabwira yakoresheje 200 tukarimuha yahageze bari kwishyuza nyine biri gusaba ko twita ikibazo mufite tuyongereza cy'amafaranga ni iki mwebwe ma wanyumvishe mureke dukemura ikibazo cy'amafaranga biraza nyuma madare kamubwire n'ubundi twemeye kubikora reka tubikore wenda abashyitsi batugereho nukuri dadi nibyo cyo kuduturukaho nababeshye nanjye nari nafite kuri telefone yayandi reka nanjye nohereze uriya muvandimwe yohereze ariko harya uko wavuze ngo nimero ni kangahe 078 yego 56 yego 27 yego 40 yego harya ngo ni Levis iyi ni Levis ndayohereje nanjye ndabona nanjye ndayohereje 50 reka muhamagare mubaze ko yayabonye amasaha ya mva nkaba sinzi impamvu amabere arimo arikora atotse ariko se madawa waretse kukuguca abantu neza ndabona nanjye ndayohereje 50 reka muhamagare mubaze ko yayabonye twumve da sheri amafaranga ko nayohereje wayabonye amafaranga yanjye rwose imana ishimwe ngo nimugire va mubanguke hano ngo tugire dute mubanguke nyine ni mubanguke ari abashyitsi barabategereje tubanguke tugere sheri nkunguki tubanguke tugere nese ni Levis turi kuvugana ariko ngenda ducika aho ngaho ngiye kubona ko sheri aya magambo ntiwari kuyambwira cyangwa sheri ntumbwire ko hari amafaranga ushaka kuyarya gusa sheri ibi bintu niba wabinkora sheri waje kuko ibi ni ibiki ko kuri kunkora mwana wa Tuwezi kuwa wateka mutwe. none abateka mutwe niba bandi byagomba kuba Yesu umwana wanjye bariki umwana wanjye bariki mumbwira ikintu umwana wanjye Muzana amazi, muzana amazi. umunsi umwana wanjye bariki Umutima mwana wanjye mutuzi niba uko wazana ari kumeneka inyuma uriya mwete w'umuhungu bamwunyereke bamwunyereke we ibi ni ubwa mbere bibaye mu muryango wa Rwema iriya mbwa ya gasore Ibi ni ibiki? madamu ayishaka wakageze nanjye aciye umugongo nta busabyo oya ngiye nkabonye nagatema mumugara ambulance Bava tumenyane kwa muganga. agiciye umwana yo kagwa umutima gutera agiciye umwana we uri gutera umutima uri gutera nuko umugara ambulance mvaho yahamagara se yirabura mbega gasore ngiye nkabonye nagatema uzagakure kwa Nakica. teka mutwe Nakica. kabunga njye navuganye nawe ko utagashaka Mwana wa ambulance. uzi se naho gataha uriya ni ingegera yirirwa ibunga